Yes, amahoro y'Imana kuri mwese n'ibihe byiza muri rusange. Nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza cyane. Nyagasani akomeje kubana namwe, abadukurikira muherereye mu Rwanda, abadukurikira muherereye hanze y'u Rwanda, mwese nizere ko mumeze neza cyane. Ndagira ngo tuganire kuri bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bakomeje kwiyambaza ibihugu bigiye bitandukanye mu buryo bwo kuba bakomeza uyu mugambi ndetse no kuba bagerageza gukoresha ubutegetsi bw'ibihugu mu kwangisha u Rwanda amahanga. Iyi niyo ngingo tugiye kuganiraho by'umwihariko. Turaza kuganira ku bihugu bibiri harimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Uganda, tuganire ku ruhare rwabo mu kugira uruhare mu gufasha bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, by'umwihariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bihe bigiye bitandukanye ndetse no mu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye yakira bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, biganjemo bamwe mu batangaza amagambo asa nkaho aharabika ubutegetsi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ku ikubitiro hagaragaye umwe mu bagabo baherutse kugira uruzinduko muri Kongo, bamwita Faustin Kayumba Nyamwasa, umwe mu bagabo bazwi cyane ndetse wagiye utangaza amagambo menshi ku butegetsi, agaragaza uburyo leta y'u Rwanda iyobowejwe igitugu ndetse utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bagomba kwicwa n'ibindi bigiye bitandukanye yagiye atangaza tutagiye kugarukaho ahangaha. Rwose ibyo byose ni ibyagiye bitangazwa n'uyu mugabo, nkeka ko mumuzi, abatamuzi namwe mwicare mu musobanukirwe mumenye icyamujyanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigiye no kongera kumusubizayo, ndetse n'uburyo Uganda yamuteye uw'inyuma imuhakanira kuri gahunda yari yamaze kwereka leta ya Uganda, ndetse anasaba bamwe mu bayobozi bakomeye cyane mu gihugu cya Uganda ubufasha mu kuba bamuha uburenganzira bwo kujyana imitwe y'ingabo muri Uganda. Ibi byose ndaje tubyinjiremo, ariko mbere na mbere ndasaba umuntu utarakanda subscribe kugira ngo buri nkuru yose, buri kiganiro cyose gisohotse kikugereho ku gihe, ibintu bimeze neza cyane. Ikindi kintu nshaka kubwira abakurikira ibiganiro byacu, by'umwihariko ibitekerezo byanyu ni ingenzi, ariko mu gutanga ibitekerezo muzirikane ko mufite uburere kandi mwarezwe, kandi rwose gutukana muri komanteri uba usebeje igihugu cyawe, uba wisebeje ndetse unasebeje n'umubyeyi wawe wakureze. Ibyo byose ni ibintu bigaragara, ndetse muri make uba ugaragaje ko nta burere ufite, ariko icyo nzi cyo nuko Abanyarwanda bafite uburere kandi n'indangagaciro bahari kandi bakurikira ibiganiro byacu. Ndagira ngo tuzamuke neza cyane. Mu minsi ishize nibwo uyu mugabo Faustin Kayumba Nyamwasa yagiriye uruzinduko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bagira byinshi baganiraho birimo ubufatanye bwe ndetse na leta ya Kongo, harimo kumuha bamwe mu barwanyi ba FDLR ndetse akabajyana mu mahugurwa ari kubera i Bujumbura. Ayo ni amakuru y'ibanga, rwose ndi kugerageza kunyuzamo amaso mu makuru nahawe n'umwe mu bantu rwose bari hafi y'uyu mugabo Faustin Kayumba Nyamwasa, ndetse uri no muri uwo mupangu. Ariko rwose dore ikintu bita gutukana nibyo bintu bafite. Namwandikiye akumpera ababyeyi rwose mu buryo bwa nyabwo bw'ikinyarwanda muzi cyane, ariko ibyo twe iyo dushaka amakuru ibyo ntago tubyitaho. Ubona ko hari ikintu njya nibaza, nk'aba ngaba batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, mujya mwumva abo ba Mukankiko, mukumva ba Padiri Thomas Nahimana, mukumva abandi bagiye batandukanye barimo n'uyu mugabo Faustin Kayumba Nyamwasa, ukumva Jean-Luc Habyarimana, bose ubona ko ntago ari ihame ko buri wese agomba kumva ibintu kimwe n'undi, cyangwa se ubutegetsi bugiyeho bugomba kumva ikintu rimwe cyangwa se kimwe n'abandi bose. Ariko hari amagambo bakoresha n'undi ukibaza ngo ese abangaba ni urugero baramutse bahawe amahirwe yo kuba bayobora igihugu, ese igihugu bakiyobora gute? Umuntu wifata agatukana ku mbuga nkoranyambaga kandi ngo ubwo afite abari kunenga, ariko akaza atukana mu buryo bwa nyabwo, bwa buryo Abanyarwanda bita ngo nubwo abashumba, sinzi ibyo niko numvisha umunyarwanda bivuga. Ariko ubona ko ubona ko aba bagabo bose bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse banakora ibiganiro kuri izi mbuga nkoranyambaga, ubona ko akenshi byiganjemo gutukana, guharabika ndetse no kugambanirana ku giti cyabo. Ibyo byose bikorwa mu bihe bigiye bitandukanye, abantu mukurikira ibiganiro byabo murabizi, ariko ibyo ngibyo ntago tugiye kubyitaho cyangwa se ngo tubyinjiremo cyane. Ariko rwose ku bwanjye hari igihe njya nibaza nkavuga nti nk'uyu nguyu ngo ni Padiri Thomas Nahimana, umwe mu bantu bahakana ndetse bakanapfobya jenoside yakorewe Abatutsi 1994, ndetse hari n'amakuru y'ibihuha akomeza kugenda akwirakwiza n'ibindi bigiye bitandukanye.
ibyo byose ndabireba nkibaza ngo ese uyu muntu aramutse abonye amahirwe ko yabona umwanya mu nzego z'igihugu uyu yakora iki, n'iki yagezaho abantu, ese n'iki yafasha u Rwanda? Ibi byose wajya kureba ukabona ko ni hafi ya ntabyo. Ariko ku bwanjye nagira ngo twiganirire cyangwa se twinjire mu mizi y'ibi ibibazo bikomeje kuba byagenda bifata indi ntera. Murabizi ko Perezida Antoine Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aherutse kwemerera ndetse no guha uburenganzira Jean-Luc Habyarimana, umuhungu wa perezida wahoze ari perezida w'u Rwanda Habyarimana, ndetse ibyo byose ni ibintu byagiye bigaragara. U Rwanda narwo rugerageza kuba rwatanga ubutumwa, ariko nta kintu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yigeze ikora. Ubona ko leta ya Kongo yo icyo ikora cyangwa se icyo ishyize imbere ni ugufasha ba bandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo babe babasha kuba bakomeza guteza imidugararo n'ibindi bigiye bitandukanye, kuko mu minsi ishize hari amakuru naguyeho ahantu rwose mpawe n'umuntu n'umwe mu bantu bakomeye cyane uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ambwira ko uyu Jean-Luc Habyarimana kimwe mu byamugenzaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo kubyutsa no gufasha uyu mutwe wa FDLR kongera gutera mitende kugira ngo bongere kuba bawuzura, wongere utangire kugaba ibitero ku Rwanda. Ni nyuma yuko impamvu cyangwa se intandaro yo kuganira na leta ya Kinshasa, murabizi ko FDLR yamaze kwivanga n'ingabo za FRDC ndetse no kubatandukanya bigoranye. Niyo mpamvu uyu muhungu wa Habyarimana, Jean-Luc Habyarimana, yiyambaje leta ya Kinshasa kugira ngo imufashe kuba yamuha bamwe mu barwanyi ba FDLR ndetse bamufashe no kuba bakongera kuyibyutsa, kuko amakuru ahari nuko ngo FDLR igiye kongera kubyutsa ibikorwa byayo ndetse ngo igiye kubona inzego zose zuzuye z'ubuyobozi, inahindurirwa izina. Ibyo byose ni ibintu bigaragara ndetse ngo harimo ukuboko kwa leta ya Kongo ndetse n'uyu muhungu Jean-Luc Habyarimana, umwe mu bantu b'ibigwari rwose. Ndabivuze ni ikigwari, kuko umuntu uzi iby'izo ngabo za FDLR zakoze, akaba azi ibyo ise yakoze, umwana ubwo akaba azi n'icyo u Rwanda rushaka, ibyo byose njye mbona kuba yaza akifatanya na FDLR rwose ku bwanjye ngaho hondi rwose mbona ari ibikorwa by'ubugwari. kandi nuko burya abanyarwanda bose bafite indangagaciro zitandukanye, ntago ariko buri wese atarezwe cyangwa se afite uburere bungana n'ubwa mugenzi we, ariko nk'aba ngaba hari ibindi bintu baba bakwiriye birenze ibi ngibi byo tubakorera, kuko umuntu uzi iby'ingabo za FDLR zakoze zikica abantu, zigakora jenoside yakorewe abatutsi 1994 ndetse nyuma nk'aho bidahagije akaza gushaka kongera kubyutsa uwo mutwe, kuwutera inkunga ndetse no kuwugarura mu itangazamakuru. Ibyo byose ni ibintu bitagaragara neza ndetse ni n'icyaha gikomeye cyane. Nkeka ko n'imiryango mpuzamahanga, uretse ko nayo muri iyi minsi mbona iri gufata uruhande cyangwa se iri kubogama mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ntagiye kugarukaho hano, ariko ubona ko nk'uyu muhungu wa Habyarimana, Jean-Luc Habyarimana, kuba yashyigikira FDLR ni igihano gikomeye cyane. Muri make bisobanuye ko ashyigikiye jenoside yakorewe abatutsi 1994 ndetse yakora n'igishoboka cyose kugira ngo aba bayikoze bongere bakore nk'ibyo bakoze, kuko dushingiye ku bigaragara tugashingira ku byifuzo bye ndetse n'ibikorwa bye bya buri munsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibyo byose ubona ko n'ubundi niho biganisha. Ubona ko intambwe ku yindi atera, uruzinduko agiriye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi usanga ari urwo kuganira uburyo FDLR yakongera kuzahuka, uburyo yakongera kubona ubuyobozi, kongera kuba yatangira kugaba ibitero ku Rwanda nk'uko byari bimeze mu myaka yashize. Ubona ko nibyo byifuzo by'uyu muhungu wa Jean-Luc Habyarimana, hari ukubigerageza no kubigeraho. Ibyo byo wenda ni ibintu bitandukanye, ariko kubitekereza gusa ku bwanjye mbifata nk'icyaha gikomeye cyane. Imiryango mpuzamahanga yakwiriye kuba irebaho ndetse ikaba yanamufatira ibihano, ariko nk'uko nabivuze nyine muri iyi minsi ubona ko hari uburyo imiryango mpuzamahanga iri kubogamira kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo twajya kureba n'iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yigize umubyeyi w'isi, nayo ukabona ko iri kubogama mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibyo byose no kugenda tubihanga amaso tukareba uburyo bimeze, tukareba n'uburyo bigomba kugenda birangira. Ariko icyo ukwiriye kuba wamenya, leta ya Uganda yamaze guhakanira, ni kimwe mu bintu nakunze cyane. Leta ya Uganda rwose ngo hari bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bagerageje kwinjirira mu bategetsi ba Uganda bakabereka uburyo
bakeneye inkunga ya Uganda, bakabereka uburyo Uganda yabafasha mu gucengeza cyangwa se mu mpinduramatwara zabo n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko leta ya Uganda rwose irababwira ati ntago bikunda, nta mwanzi uzatera u Rwanda avuye muri Uganda nk'uko nta mwanzi wigeze utera Uganda avuye mu Rwanda. Ibyo ni ibintu bigaragara, ndetse leta ya Uganda yanashingiyeho ihakanira inakurira inzira ku murima bamwe mu bayisabye cyangwa se mu bayiporopoje kuba ngo yabafasha, ndetse ngo ikagerageza kwigisha abanyarwanda ngo bari muri Uganda ngo amahame ya FDLR n'ibindi bigiye bitandukanye. Iyo bavuga iyo mishinga yabo bo bagaragaza ko FDLR ngo ari umuryango ngo uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ndetse ngo udafite aho uhuriye n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bagaragaza. Ariko n'ubundi iyo ugiye kureba cyangwa se uganiriye n'abari hafi y'aba bagabo, harimo Jean Habyarimana, harimo Kayumba Nyamwasa, harimo Padiri Thomas Nahimana n'abandi bagiye batandukanye, ubona ko n'ubundi icyo batekereza ni ukuvuga ngo twebwe turazana iyi FDLR mu buryo busa nkaho buri kujijisha amahanga, tubereke ko iyi FDLR yahinduye ingamba, yahinduye intego zayo ari ukurengera ikiremwa muntu n'ibindi bigiye bitandukanye no kurwanya akarengane kari mu Rwanda. Ibi byose ni ibigaragara, ariko mu mitima no mu bikorwa tuzaba tubizi ko n'ubundi gahunda yacu ari ugukomeza ubwicanyi, by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi bagakomeza kwicwa, yaba mu Rwanda ndetse no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose ni ibintu u Rwanda rwagerageje gukumira, u Rwanda rurigisha, u Rwanda rurarega, u Rwanda rutanga raporo zigiye zitandukanye ku miryango igiye itandukanye kugira ngo ifatire ibihano aba bagabo bari gushaka kongera kuzana amacakubiri ndetse no kuyakwirakwiza muri rubanda. Ibyo byose nta kigeze gikorwa, ariko ku bwanjye nemera ko u Rwanda ari igihugu gikomeye cyanyuze mu mateka ashaririye ndetse cyanafashe imyanzuro, kiyobowe n'umugabo wafashe imyanzuro ndetse afata iya mbere mu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi 1994. Kuba yasiba FDLR ku ikarita y'isi, ibyo ni ibintu byoroshye cyane. Kuba yarinda u Rwanda ni ibintu byoroshye cyane. Kuba yafasha abanyarwanda mu kurenga kuri ibi ngibi byaba ngaba cyangwa se abo twita ibigarasha n'ibindi n'abandi bagiye batandukanye, ibyo byose ni ibintu byoroshye cyane. Ni kimwe mu bintu buriya u Rwanda rwagize ibyago, ariko nyuma ruza kugira umugisha mwinshi cyane, kuko iyo u Rwanda ruza kugira umuyobozi utari ku rwego nk'urwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, u Rwanda rwari guhura n'ibibazo, u Rwanda rwari gucikamo ibice, u Rwanda rwari gusubira mu bihe rwari rurimo. U Rwanda sinkeka ko u Rwanda rwari kuba rumeze uko rumeze ubu ngubu, kuko ubona ko bisaba cyangwa se byasabye ko u Rwanda ruyoborwa n'umuntu uri ku rwego rwo kuba yaruyobora. U Rwanda ruyoborwa n'umuntu ufite imyumvire irenze iy'undi uwo ari we wese. Ibyo byose nibyo shingiro y'ibi mubona, kuko nk'iyi FDLR irabizi nyine, ni ibintu bazi nabo barabizi ko u Rwanda nyine nta ubu ngubu byarenze kuba u Rwanda rwagirwaho ingaruka na FDLR. Murabizi ubwo iki kigarasha ngo ni Padiri Thomas Nahimana, umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse unatukana cyane. Iryo zina rya Padiri Thomas Nahimana ndaza kurisiba. Izina Padiri ni izina rihabwa umuntu uri ku rundi rwego, ukora ibikorwa biri ku rundi rwego. Rwose nkeka ko iri zina akwiriye kuba yaryamburwa, tukaba twamushakira irindi zina rihwanye n'ibikorwa akora, kuko ubona ko ari ibikorwa bya kinyamaswa, ibikorwa birimo urwango ndetse no kubiba amacakubiri muri rubanda. Ibyo byose ni ibintu bigaragara, ariko leta ya Kongo yanze kumera nka Uganda. Uganda buriya ni igihugu gifite amateka menshi, gifite umubano wihariye n'u Rwanda ndetse amateka ashingiye ku bihugu byombi, uburyo u Rwanda rwabohowe, uburyo u Rwanda rwanyuze mu mateka ashaririye. Uganda yarabyumvaga n'ubwo bubabare bukayigeraho n'uburibwe. Niyo mpamvu Perezida Yoweri Kaguta Museveni nta mikino wamuzanaho kuri Kayumba Nyamwasa ngo urashaka kwifashisha Uganda mu kuba wakigisha abanyarwanda bari muri Uganda ngo uburyo u Rwanda ruri kwica abaturage kugira ngo bagumuke, ndetse bamwe batangire no kujya mu ngabo cyangwa mu mitwe itemewe n'ibindi bigiye bitandukanye. Ubona ko Uganda yarabyanze ndetse ivuga ko yamaze no gutanga raporo ya bamwe mu bashatse kwinjira muri Uganda. Harimo mu bashyirwa mu majwi harimo uyu mugabo Faustin Kayumba Nyamwasa yashatse kunyura kuri Yoweri Kaguta Museveni wahoze ari inshuti ye magara mu myaka yashize, ubwo u Rwanda rwabohorwaga rwose n'inkotanyi.
uyu Kayumba Nyamwasa ari inshuti ya Yoweri Kaguta Museveni, ariko nyuma yuko agiye mu ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, rwose ubona ko byarangiye, ndetse Uganda icana umubano n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Niyo mpamvu ku bwanjye mu minsi ishize nababwiye ngo Uganda ifite ubushobozi bwo kuba yahagarika igakemura ibibazo byo mu karere byose, yaba ibyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yaba ibyo mu Burundi n'ibindi bigiye bitandukanye. Uganda iri kuri urwo rwego. Sinzi mwe muraza kutubwira muri komenti kugira ngo ibintu birusheho kugenda bimera neza cyane. Reka mfate uyu mwanya nshimire buri wese waduhaye umwanya wo kumva ikiganiro, iminota ibitubanye mike, ariko nizeye ko ubutaha tuzakora ikiganiro kandi kizaba kimeze neza cyane, ariko turwanya bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda baharabika u Rwanda bagaharabika abaturage, kuko iyo baharabika ubutegetsi nawe baba guharabika wa muturage we, baharabika umunyarwanda wese uwo ari we wese uri mu gihugu n'abari hanze y'u Rwanda, bose baba barimo. Ko numvise nk'uyu Kayumba Nyamwasa avuga ngo abanyarwanda nta bwenge bafite, ngo baracyahumirije, ngo ni injiji n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyo byose ni ibintu bidakwiriye umuntu uri ku rwego rwo kuba yarakoze ibikorwa by'ubutwari ariko nyuma akaza kuba ikigwari. Ibyo byose ni ibibazo kabisa.